Hello, hello, my people. What's good? What's good? Everything blessed. Ndabizi mumeze neza. This is your girl Angel. Ndabizi ko mwari mwumve. Hola, hola. What's good? Uyu munsi tubafitiye ibintu byinshi bitandukanye. Gusa nyine biri kongora kubibabwira. So nagira ngo mbibutse ko turi mu mwanya wa lifestyle of a star cyangwa ubuzima cyangwa imibereho y'umustar nyarwanda. Tukaba tubafitiye umutumirwa w'uyu munsi. Iyi nta yindi ni Go High Show. Umutumirwa w'uyu munsi mushaka kwibaza eske ninde turi kumwe nande gusa tubayishira ibintu birenze nge nago ndi buvuga ibintu byinshi reka kamera yikorera akazi. Hola hola, what's good? Everything blessed. Wagwan. Abikora nk'ubizi ampoza muri feelings unataka nifanye ni ufite vibes iri tricky. It's your boy Logan Joe in the house. Abikora nk'ubizi ampoza muri feelings ibyanjye ni byanjye forever wakunze undi whatever you like my swag the shona Fendi fashion over your friends don't have to matter. Yeah, it's your boy Logan Joe. Keep watching Go High Show. Let's go, let's get it. Logan Joe in the house. Shout out to Go High Show. Yeah. Okay. Man, tabizi muratunguwe. Yeah. So Logan, what's good? Everything is good, everything is blessed. Ndashimira Imana. Ndakubona urasa neza, you look good. Thank you. Yena kunza maherena wambaye. This is a gift I got from someone. Yeah. Ni drip kabisa. Thank you. Yeah, drip so tsunami. Logan, welcome to Go High Show. Yeah, nanjye nishimiye kuba mwanumiye. Kuba nicaranye namwe hano. Kuba muri no kutwereka abafana bacu. Twari dufite ibintu byinshi twari tumaze iminsi abafana bacu batubwira umva ko mutumira abantu benshi cyane gusa Logan Joe turamushaka cyane. Abafana ba Logan Joe n'abadukurikira kuri Go High Show dore Logan twamuzanye nago tujya tubesherega ibyo twababwiye tubishyira mu bikorwa kugira ngo mukomeze kudukurikirana kandi mubone ko dukurikira like dukurikiza ibyo mwadusabye byose sibyo. So Logan Joe natumwe mfite ibibazo byinshi byo kukubaza uyu munsi byinshi cyane gusa singira biri kubikubaza ndabambariza abafana bawe ndetse n'abatukurikira. Logan Joe ni umuntu ki umuntu ashobora kuba yibaza yes ni Logan Joe niko tukuzi gusa ntago azi irindi zina cyangwa andi mazina ya Logan Joe na yahe. Njyewe amazina yanjye bwite nitwa Musa Joe. Yeah, Musa Joe. And I'm 22 years old. Ndacyabana na mama na papa. I finished school already. Nago niga ndi umuhanzi nyine lifestyle yanjye n'ubuhanzi ni nako kazi kanjye ni nabwo buzima bwanjye. Yeah. So Logan Joe tukuze nk'umuhanzi gusa umuntu ashobora kuba yibaza aracyari muto gusa iyo unarebye indirimbo ari gukora muri iyi minsi ubona ko ari indirimbo ziri very strong like ari so talented gusa umuntu ashobora kuba yibaza eske ubyikorana wenyine cyangwa ufite umuntu ugutera inkunga cyangwa ufite manager. No, na management ufite mbikora ku giti cyanjye na help nyine y'abavandimwe bakora ibintu bimwe nk'ibyanjye. About my music ndiyandikira nyine ndi papa nkanima murebye tu I have no management. Yeah. Okay. Logan twaganiriye na bamwe muri crew yawe. Uwitwa Ken Keshat, uwitwa OG Sutton batubwiye ibintu byinshi batubwiye twageranye nabo ikiganiro cyiza. Ni ikihe kintu bavugaho? Ikintu nabavugaho nuko aba bantu babiri uvuze n'abavandimwe banje bundi. Yeah, inkora mutima zanjye. Yes, they're so talented legends living already. Yeah, bafite umuziki uri imbere cyane bakorera future. Nago bakorera ibintu by'aka kanya. So n'abantu ba fresh n'abahanzi baza akazi byatari
I like them, I like their swag, their songs, byose tu. Shout out to Kenny and OG Tuton. Yeah. Logan, umuntu ashobora yibaza bitewe n'izina tubwiye. Musa Joe. Yeah. Where is the relationship? Like, where did you get Logan? Logan ibyavuye he? What's the inspiration? Yeah. Logan naryise kera. Kera urabona hari ukuntu abantu bajyaga nko kuri Facebook ama social media boring hizo akavuga ati reka niyite aka kazina kajye ka attracting abantu. Yeah, ndyise ntago ari ibintu ndatekerejeho cyane ngo bifite meaning ya danger, ariko Logan bivuze warrior. Umuntu urwanya tu, like fighter. Yeah. Naryise gutyo ndikunze tu birangira ndikomerejeho. I even tried to change it nkita Musa bisanzwe nk'umuhanzi. Ariko byonyine my mom was like no, niba wari ibi ngibi bikabimaze umwaka bigoma ari uko nguko, kandi ikintu umuntu mukuru akubwiye uracyubahiriza iyo ubonye. Bari Jumpis narashatse no gukoresha izina we yanyise akahita ambwira ati no, keep using your thing. Ni keza. So Logan, mostly indirimbo zawe ziza ziri like zifite ubutumwa, like either about love, real life, yeah, like everything. So umuntu ashobora kwibaza where does Logan cyangwa nihe Logan akura inspiration, like iyo yicaye akajya kwandika, where does he get the inspiration? Niki kimwinspiringa? Njyewe inspiration yanjye nyine nyibona muri daily life yanjye, utuntu nirirwa mbona mu bantu twirirwana. Ndi umuntu ukunda kujya hanze ya mind yanjye cyane, nkaba naririmba nko kuri lifestyle ya Angel cyangwa lifestyle y'undi muntu. Akenshi it's not always about me. Yeah, akenshi it's about creating ikintu kizashimisha mind y'undi muntu. I used to be stuck kugira gukora ibintu byanjye cyane, ariko nsanga uba ugomba nyine kujya hanze ya mind yawe ugatekereza ukavuga ati se Angel yakunda kumva iki. Yeah, nibwo rero nahise najya gukora indirimbo nk'umukobwa, kuko nasanze abantu bose bafite urukundo muri bo. Ariko ndamutse nkomeje no kuririmba haso, nubwo nawe nyiririmba abantu bose siko bakora haso. Yeah, ariko everybody got love muri we. That's why iyi season nahisemo gukora content iri best kuri love. Yeah, ariko na season nyuma y'iyi season nzazana n'indi content. Yeah. Ibyanjye n'ibyanjye forever, wakunze undi whatever, you like my swag ndashona Fendi fashion over. Yeah, Logan, ahangaho ikibazo nshaka kubaza, nshaka ko tuganira. I want us to have a conversation. Yeah. Uri umuhanzi ukiri muto, gusa ushobora kwibaza Logan, yes, atangiye music, gusa hari abantu batangira music and then bakigera like agasohora indirimbo ya mbere ya kabiri and then like I give up. Yeah. Kandi ubona ko ibintu bishoboye. Logan, how, like niki cyakwinspired the first day you stepped at the studio? Like niki kintu, did you see like this is mine, ibi bintu nibyanjye, I have to keep on it? Yeah, ganiriza nyine untere story cyangwa utera abafana badukurikiye story abwire rero ninje studio gutya gutya. Kuva kera nari ndi wa muntu wirirwa mu tuntu tw'imiziki two kubyina entertainment, utuntu nk'utwo. Ndabyibuka kera when I was 6, hagati y'imyaka 6 n'7. Baze ko ntanabyibuka, ariko mera rijya ambwira ngo hari show zabaga centre culturel, ngo narifashe mva mu bafana njya stage, ko akunda abantu baba bategereje undi muhanzi ugiye kujyaho. Babonaga peti kari kumanuka mba ngiye stage. Ngiye stage abantu bavuza induru baravuga ati mumurekereho. Bama mic ndirimba indirimbo niba ari yande nyine indirimbo z'abantu urabizi. Abantu barishima nyine, urumva byahereye kera tu. I think ko byahereye kera, nahereye kera nkunda umuziki by'insazi. I even used to dance mama high school, mama crew ya high school. Urumva man nkunda music, ugasanga nko muri class ndi kuririmba indirimbo z'abahanzi bose. Naramize hafi y'abahanzi bose barenze. Yeah, so I think yuko it was meant to be. Umunsi wa mbere just to nari gukorana n'umutipe witwa Manzi Berry. Byari fresh byatara, ariko mfite ubwoba.
indirimbo yanjye ya mbere bayita Check the Moves unayumvisha wayumva ko nari ndi gutitira ariko mpava ndi kuvuga ati damn ngomba gusubira bwa kabiri niya kabiri nsubiye yongeye ndafite ubwoba none ndongera ndatitira avuga ati rero ibi bintu let me take a break noneho ngende mbanze mforme imbaraga za fresh bavandimwe banje muri Loud Sound abo nabo bari kuri haso imeze nk'iyanje nyine twese dufite intumbero imwe man bita biryoha still itiba lifestyle twirirwaga still day and night even no muri corona ikiza tukibwe twajyaga still n'amaguru ukakandagira kondo n'amaguru kajya Kacyiru nibwo twari turi kuri recording album bita Rwanda rw'ejo njye hari n'igihe nagiraga ubunebwe ariko nyine nk'iyo wumvishije inshuti yawe ivuye Kicukiro igihe Kacyiru n'amaguru wowe uri mu rugo man wituba inspired ukavuga ati man ibi bintu bishobora kuba biri worth it the more bikunda the more nabyo bigukunda ariyo mpamvu ubu ndi hano nyine tu Okay, Logan Joe uvuze kuri muri Loud Sound eske ninde muntu wakujyanye muri Loud Sound and uwo muntu mwahuriye he Loud Sound urumva yuko mbere njyayo n'ubundi nari nsanzwe nkorana nabo bari banzi tuziranye ariko tudahuza cyane nsanzwe nkorana na Z muri boro z'amasaifa and Z aramfata aranyicaza arambwira Logan WhatsApp no ati ni good arambwira would you love yuko tuzajya dukorana nyine as a team and ndavuga yes nabikunda byatari kuko man uri gukora ibintu uri kumwe n'abantu muba mufite energy man idasanzwe tu nta muntu wanjyanye muri Loud Sound ni ibyo nakoraga byamujije na Z tuvuganye numva ni inshuti nziza byatari nyine tuhita tutangira akazi gutyo shout out to Pro Z mana Z salute nanjye ndamwemera ntabeshya that guy is good okay nkuko ubizi like ubundi buri muntu aba afite babyita gute principles agenderaho what are your principles ku muntu ushaka gukorana collabo nawe yego akaza kavuga njye nshaka gusakorana na Logan gusa ashobora kuba ari kwibaza se Logan kugira ngo dukorane byansabe afite izihe principles njyewe fa kuba ndi gukunda sound yawe n'ubundi nsanzwe ngukunda man biba byoroshye gukorana nanjye tu ariko if I don't know you ari ubwa mbere nkubonye of course you have to convince me nyine ukanyumvisha nk'ibyo bihangano byawe nkumva ko twakorana ndi umu artist ukorana n'aba artist bose kuko ndi so open ariko right now nyine hustle it's being so serious I put a price on my things urumva no ajya kunya approachinga wese yaba yiteguye yuko I'm going to give him a price tag mbere yuko dukora nubwo haba ari mu rwo rukundo I think it's all about business ngubu ubaza wese yumva yuko yubashye ibintu byanje twakorana so Logan nihe big hit wakoze ukunda like what's your favorite hit nyine muri hit zose maze gukora ita tricky tricky I love tricky wambere sukayita umera abantu nubwo ariyo twinjiriyemo abikora nkubizi ampoza muri feelings unataka nifanye nini ufite vibes iri tricky niba uri free nyereka byinshi nawe mbibwira the medicine mfite disease reka nkuvure big sure muri game if you fuck with me you're blessed hoya ntuzarushwa ubwenge kugukunda ndabi iyo ari haya bari hona bari she doesn't care wama care no mubashyitsi wangize speechless bimuha byose wese akunda izanjye niyo nsomye amaso afunga yose bikora nkubizi ampoza muri feeling oh tricky wow tricky iyo ndirimbo ntabwo ibaho ndayikunda niyo nkunda muri songs zanjye niyo ndirimbo ukunda nose nihe ndirimbo muri hit zose wakoze ifite views cyangwa ifite nyine ubona breaking through byatari ni whatever indirimbo meruka gusohora na Kivumbi indirimbo nanjye niyo ngiye kukubaza nta n'ukwezi maze ariko ni indirimbo twakoze kera tuyikora mu bihe bya covid tubura ukuntu tuyishutinga kubera covid
n'akazi kenshi nyine n'izindi projet umuntu aba ari gupanga. Kivumbi yari ari gupanga kuri album ye, nanjye ndi gutegura album, ndi no gukora andi ma videos, nyine bigenda bitugora guhuza, ariko birangira tubikoze kuko turi abavandimwe, ntabwo tujya tubura ukuntu duhuza. Whatever turayikora iza nyine birenze man, ukuntu twashakaga ko abantu bayumva niko byagenze. We succeeded. Wambabariye abafana ukabankubitira whatever. Buri munsi urakaraga utampamagara, joro rishize wambwiye ko utazamva inyuma, amayeri yawe hoya niyo nshaka kumenya. Oh baby sumva inyuma, ndimo ndahiga ibishya, let's make a move together. Nkubera impamvu ku rugamba, subusa ndakuzura mu rukundo, sinshaka kugukumbura, icyo utazi nicyo kireke kibi cyawe. Kuko ibyanjye byo ni byawe, sineze kujya hanze, subusa ndakuzura mu rukundo, turasa nagukunze babona gusa ibyanjye ni byanjye forever, wakunze undi whatever, you like my swag ndashona, Fendi fashion over. ibyanjye ni byanjye forever, wakunze undi whatever, you like my swag ndashona, Fendi fashion over, your friends don't have to matter, wakunze ro upaka bageraho babigira impaka. Iyo niyo whatever. This song is killing people. Mana yanjye ntabwo nzi ukuntu nabikubwira. Gusa Logan, I'm trying to be honest, nanabera honest abafana bacu cyangwa abafana bawe. Umuntu ashobora kuba ari kwibaza, Logan indirimbo nyinshi aririmba ziri ku rukundo. Right Logan? Wowe warigeze ukundaho cyangwa uri mu rukundo? Ndi mu rukundo. Ntabwo nabihisha. Oh my god. It's private, ariko I think my baby would love it ndi kubyemeza. Kandi nawe nizere kanabizi. Nakora nabizi. Shout out to her. Nubwo tutakuzi cyangwa gusa urabyumva ubu twabimenye Logan ntabwo mba ndi kubabeshya. Ibintu aririmba babirimo man. So Logan, where do you get inspiration y'urukundo? Ushatse kumbwira ko impamvu uririmba zino ndirimbo ari ukuri mu rukundo cyangwa hari iyindi mpamvu? Ntabwo nje nzajya mbeshya abafana banjye. Sometimes no kubera nyine the feelings nanjye mba mfite, ariko hari n'igihe mba nzi yuko mfite ikintu nyine ngomba kugikora nkagishiraho mind kandi mba ngomba kugikora. Hari n'igihe nshobora kuba nta inspiration mfite ako kanya, numva ntari tayari kwandika indirimbo, ariko ndi muri studio kandi ngomba kubikora. Rero I do it, so I think it's part of my art nanone kuririmba urukundo tu. So Logan, niki ubona dufite abantu benshi bari abahanzi mu Rwanda bari upcoming n'abandi bari on a high level, gusa ndibaza niki ubona mu Rwanda kiri kubura kugira ngo abahanzi bahuze, like ubone ko they are together but stopping. Maybe nshobora kuvuga ntago kudisingana cyangwa ibindi byabura kuko turi mu buzima nyine, it's a normal life, gusa niki ubona kugira ngo abanyarwanda nyine uri hejuru yumve ko yazamura n'uri hasi. Ibyo bintu hashize imyaka myinshi, ari cyo kintu turi kwigaho, bari kwigaho nyine yaba abantu bashaka kubona umuziki mwiza, yaba abantu bose nyine abanyamakuru bari kubibaza ibiki. Ariko I think yuko twebwe young generation dufite urukundo umwe ku wundi, nubwo twaba tudakorana, ariko pfa kuba mbizi yuko you have good music kandi nawe nyine uri kuri haso ushaka kuzamuka. Dufite urukundo already, abantu abakuru bacu bakoze nabo ubu ngubu bari kugerageza kutwereka yuko bari kubibona. They used to not even say anything kandi babibonye, ariko ubu ngubu barabibona, they support, biri kugenda biza. The more twebwe batoya new blood dutanga umuziki mwiza, the more babona yuko they have no any other option sibye to support. Rero biri kwikora urebye, ariko twebwe tuzamuka, we have strong love for each other, turakundana byatari. For example urebye nko muri Loud Sound n'abahanzi, you guys are all together, you're acting nka family kandi
ubona ko ibintu byose muri gukora like biri kutunyura biri kunyura abafana banyu gusa nihe nama wagira abantu batari muri Loud Sound gusa upcoming nyine musician mu Rwanda nihe nama wabagira batari muri Loud Sound kuko Loud Sound navuga ko it's your crew nibo mukorana kuba dukundana twebwe nuko twabonye yuko ari yo key ikintu nabwira buri mu artist wese no gushowing love kuko if I eat uyu munsi nawe ukarya ejo ni fresh kubera yuko nyine we all getting paid kandi ikibi nuko you can think yuko ni getting paid utaza getting paid ntabwo iyo mindset aba ari nziza tu biba ari byiza iyo umenya yuko umugisha wa mugenzi wawe nawe ushobora kukubyarira undi wawe so iyo mind wayigenjeje muri ubwo buryo biroroha cyane no kubyinfluencinga muri society niyo mpamvu rero nk'iyo umuntu ari kubona image ya Loud Sound kubera ukuntu twebwe turakundana ku buryo it's not even about music gusa niyo turi hanze ya studio turi guchillinga man you know the vibes tuba twishimye byatari n'abandi nyine ikintu cya mbere ni ukumenya yuko mugenzi wawe ntago kurya kwiwe bizakubuza kurya icyo kintu bituma nyine n'akazi kawe ugakora wumva ubikunze nyine uvuga ati wow Logan asohoye whatever nanjye ngomba gusohora indi ndirimbo kugira twese tugendere rimwe bibe byiza rero n'abandi nabashishikariza guys love each other nanze hari hate ariko nta kintu n'ahantu yakugeza actually iyo umuntu afite hate na discipline aba anafite rero love discipline it's the key niyo key kabisa. So Logan, what project niziye project ufitiye abanyarwanda ntago zabura of course nkuko turi muri uyu mwaka none hit ni hit after hit ndi kubibona so ni yihe project wafitiye uyu mwaka nihaye inshingano zo gutanga project nyinshi mu gihe gitoya ni ibibaro biba bikomeye cyane ni no gufata risk ariko nyine you can't make it n'ubundi utafashe risk buri kwezi I'm going to be giving a video guhera igihe narekuriye Tricky buri kwezi nzajya ndekura video ntabwo ndamenya itariki cyangwa ukwezi ariko mfite album yararangiye ubu ngubu bari kuyitegura aba producers Kina Beat na Z nibo bayiri inyuma bari kugenda nyine bayitegura I'm planning to give you in the video vuba cyane izaza izanye na album yanjye album yanjye yitwa Njyewe Utazi ikintu mvuga n'izina ryayo ariko ntago nzigiye izasohokera yitwa Njyewe Utazi so Logan mbabarira turi kugana ku musozo mbabarira abantu baracyakeneye kukumva Logan nawe urabizi bari kuvuga turi kujya Angel bankubitire basi babone ko ntaba I lost my way ndi kugushaka if it's for you I fight to die ibihe binyere kukuri amajoro udahara ntera ubwo amakuba azaba menshi baby c'est la vie simfite gushaka ibimbereye mu nzozi intego muri life nazifashe nk'uruzi you are the one you marijuana undi muri veins imbuza gusara ijambo nkunda nimbwiye paka real and true, baby, nkwicisha vibes. Come to my side, we no need suicide. We popping bottles for the way that you buzz. Ibera wanje ndagusasira time. Hasoni real nzagupakira cash. Imu rukundo nubwo mbizi ko narwo. Wow. Imu rukundo nubwo mbizi ko narwo. Wow. That's very good. So Logan Joe hari abantu wenda bakuzi gusa batazi platforms zawe, social media zawe ushobora kuzibagezaho. Yaba Twitter ni Logan Joe. Ahantu hose it's Logan Joe. Yaba Instagram ni Logan Joe. Yaba YouTube it's Logan Joe. Bajeho ba subscribing barebe whatever. Na Tricky and ibyiza biri imbere. So guys turi kumwe na Logan ibintu byose ndabizi mwifuzaga kumubaza wenda hari byo tutabashije gusa ibyangombwa yabibagejejeho nibindi babi dropping muri comment nzagaruka mbisubiza yazabisubiza next time kandi abafitiye ibintu byinshi bibahishiwe muri make mushonje muhishiwe. So Logan thanks for coming gusa mbere yuko ngusezera hari information waha urubyiruko riri hano hanze. Urubyiruko message nabaha icyambere no kwirinda nyine ibintu
byabagusha cyangwa bave mu rugo nyine bashaka ikintu bakora and ibiyobyabwenge barabizi nyine ni ikintu gisubiza inyuma mindset y'umuntu n'imikorere n'akazi babyirinde. Ikindi kintu dukundane, let's support each other, twese tuzagana heza n'ubundi kandi Imana ijorana namwe. Keep supporting your boy. I have a lot of things to give you in store. Logan, thanks for coming and shout out to my people. Mukomeze gukurikirana Go High Show, turabakunda cyane. This is your girl Angel. Hola hola, peace out. Peace out. Yara ni wa musaza wanyu Killaman the Major, nabashishikariza gukurikirana Go High Show kuri channel yabo, haratwika koko wagiye gusa. Yeah, it's your boy Logan Joe. Keep watching Go High Show. Let's go, let's get it.